Muraho neza abakunzi bacu barabadukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aho tuje gukosora ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugiye gwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese no kubera iki tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa? Ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizami kimwe kimaze gukorwa, wagerwa mu kizami cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse byo mwa kino kizami kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizami ukore mwita utsinda ikintu ubusabwa no gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa, ukarebera kugiye ari amasomo ngenda bashyiraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, ukareba bira bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame kugira ngo rero ibyo byose ujye uhita ubibona kugiye utarindiye ko bagenzi bawe ari bo bagusharinga linki. Mbere yuko ureba ino video ujyaho hasi handitse subscribe hasi umukara wakakanda, iyo umaze kwakanda ikintu cyose nkira kwa ino YouTube channel abari cyagufasha ko wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye uhita ukibonera ku gihe. Ariko mbibutsa ko code ziri kuboneka aho waba rose mu gihugu, twandike cyangwa duhamagare kuri 078 935 16 ngufashe kubona code mu gihe gitoya aho waba rose mu gihugu. Ifite ibisabwa ufite indangamuntu hafi iminota 3 bumaze kubona code. Bibutsa ko twabashyiraho uburyo bwo kwiga mu buryo bwa online ku bantu bari kure cyangwa ku bantu bari hafi ariko bafite akazi katabakundira ngo tuze twigane mu shuri. Turakwigisha mu buryo bwa online ukaduha amasaha ubonekaho ku munsi. Ayo masaha yageze turaboneka dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tunyereye kwa bino bibazo bikunda kuza, wagerwa ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare kuri 078 935 tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, rero ndakeka ko wamaze gufata agakaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Kino kizami kiba gikozwe ari icya mbere, ubusanga uyu munsi barakunda kwazamo ibibazo byinshi. Rero kugira ngo ujye ubona kino kizami kiba kimaze gukorwa ujyaho hasi handitse subscribe ukahakanda mbere yuko ureba ino video kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Ikibazo cya mbere kibaza mu cyapa gisobanura iki? Uramanza umenye ese kino cyapa kimuwe bwoko bw'ibyapa ko byo ku mihanda. Kino cyapa kimwe bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira gisobanura iki? Hano ibisubizo bine baduhaye ugahitamo igisobanuro cy'ukuri kimwe ukacyandika ku papuro. Aravuga ngo abana, beka ngo inzira y'abanyamaguru itegure guhagarara, seka ngo ikibuga cy'imikino cy'abana, deka ngo ikibuga cy'imyidagaduro. Ese hano urabona izo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ureba ku kibazo cyose ubonyeho nikiramuka kije mu kizami urakora mu kanya urahita ugikora. Kino cyapa ni cyapa kiburira, kirangwa no kwa gifite ishusho urikona ko ni mpande 3 umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kino cyapa gisobanura iki? Ndizira ko amaze guhitamo iso cy'ukuri, ndizira ko amaze kucyandika ku papuro. Ubonye ngiye kukivuga utari wamara kugihitamo uhagaritse video kugira ngo wizere ko amanota ugize kuri 20 ari wari kugira ngo kino kizame kiba kimaze gukorwa. Rero ni iso cy'ukuri nta kindi ni abana. Kino cyapa kenshi bakunda kugishyira bari kukwereka agace k'umuhanda abana bakunda kwambukiraho ku buryo budasanzwe. Rero gashyiraho kino cyapa kugira ngo bakubwire ko ugomba kwitonda. Murabizi no byapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi ko hari icyago, bakaguteguza kirigare kugira ngo umenye ingamba urafata. Kibazo cya kabiri kikabaza ngo umurongo mugari wera udacagaguye ushobora gucibwa ku muhanda kugira ngo ugaragaze ibi bikurikira. Kugira ngo ugaragaze iki? Areba ngo inkombe mpimbano z'umuhanda, beka ngo ahagararwa umwanya muto n'umunini, seka ngo ahanyura abayobozi b'amagare, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Iyo wavuze ngo nta giso cy'ukuri kirimo, kino bashaswa ngo ntabwo ari igiso cy'ukuri, b ntabwo ari igiso cy'ukuri, ndetse na se ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi iso cy'ukuri ucyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20 mwa kino kizami kiba gikozwe ari icya mbere. Bibutsa ko ibibazo biragaruka nujya mu kizamu cyawe urakora mu kanya hari urasanga ibibazo 9 ukubona ibibazo 10 biragarutse byo mwa kino kizami kimwe gikozwe. Rero kugira ngo ujye mu kizamu ukore rimwe uhita utsinda, niyo mpamvu usigaye ubona abantu bakora rimwe bagahita batsinda hamwe na Rwanda Driving College TV
ikintu baba barakoze baba barakanze aho hasi handitse subscribe, ikintu cyose nshyizeho aba ari icyagufasha ko wajya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda ukajya urahita ukibonera ku gihe. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko amaze guhita igiso cy'ukuri, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni inkombe mpimbano z'umuhanda. Ndizera ko amaze guhitamo ndizera ko amaze kuyandika ku papuro. Utari wahisemo n'ikiramuka kije mu kizami urakora mu kanya uhite ugikora, ariko mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Twandikiye cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 aho waba hose mu gihugu tugufashe kubona kode mu gihe kitarenze iminota 3. Iyo tumaze gushakira kode tubatonye ko hari umunyeshuri wacu uri kwitegura gukora ikizame, ikintu cyose cyagufasha ko ukaba wajya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda, tukajya turakiguhera ku gihe. Mutwandikiye cyangwa muduhamagare kuri izo nimero tuyafashe muri kure, bitagukunda uze twigane mu shuri cyangwa bitewe n'akazi ukora bitagukundira ngo uboneke amasaha yo ku manywa, waduha n'amasaha y'ijoro tukaboneka tukakwigisha, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandikiye cyangwa muduhamagare abari kuri 0789 tubigufashe. Muri mu mujyi wa Kigali ho turaza tugakureba tukakwigisha umunsi umwe. Iyo ufite umwanya muke udakunda kugira umwanya uhagije, umunsi ukurikiye ukagenda ugakora kandi ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandikiye cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 tubigufashe. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo uri modoka cyangwa buri rumoro kikuruwe n'iyo modoka bishobora kugira itara risa n'icyatsi kibisi bituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rigomba gushyirwa aha hakurikira hehe, nibyo tugiye kureba. Aravuga ngo hafi y'inguni y'ibumoso bw'ikinyabiziga, bega ngo inyuma hafi y'impera y'iburyo bw'ikinyabiziga, sega ngo inyuma hegera inguni y'iburyo, dega ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Ufite imodoka, umuntu aguhaye ikimenyetso ko ashaka gutepasa cyangwa ashaka kunyuraho, hari itara rero ukoresha risa n'icyatsi, ukoresha uri kwereka umuyobozi uri kwitegura kukudepasa ko wabonye icyo kimenyetso yaguhaye ko ashaka kukunyuraho. Iryo tara rero riba rigomba gushyirwa ku kinyabiziga. Ndizera ko amaze guhitamo iso cy'ukuri, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni nta giso cy'ukuri kirimo. Icyakagombye kuba igiso cyanya cyo ni inyuma ahegera inguni y'ibumoso. Hano hari ahantu ubonye handitsemo inyuma ahegera inguni y'ibumoso, oya, niyo mpamvu hano duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko ramaze guhitamo rero ndakeka ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya kane, kirabaza ngo icyapa gisobanura iki. Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo icy'ukuri kimwe ucyandike ku gapapuro. Araba ngo isoko ry'amatungo, bega ngo ivuriro ry'amatungo, sega ngo uruzitiro rw'amatungo, dega ngo kayira k'amatungo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Cyapa ni icyapa kiburira, gifite ishusho ya mpande eshatu, muzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Icyapa gisobanura iki? Tegereze neza rero. Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo icy'ukuri kimwe ucyandike ku gapapuro. Aravuga ngo isoko ry'amatungo, bega ngo ivuriro ry'amatungo, sega ngo uruzitiro rw'amatungo, dega ngo kayira k'amatungo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko amaze guhitamo iso cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Urabona ko ibyapa bakunda kuyoza haba mu buryo bw'amagambo haba mu buryo bw'amashusho. Ni ingenzi ko warebera video y'ibyapa nagukoreye kugira ngo nujye kwa bino bibazo byerekeye ko byapa byeri kujya bikugora. Hano rero ndakeka ko amaze guhitamo iso cy'ukuri, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni akayira k'amatungo. Bashyiraho kino cyapa bari kukubwira ko uri umuyobozi w'ikinyabiziga ugiye kugera ku kayira k'amatungo. Aba ari ahantu amatungo akunda kwambukira ku buryo budasanzwe yambukiranya umuhanda. Bagashyiraho kino cyapa rero
kugira ngo bakubwiye kujye kugera ku kayira k'amatungo. Ayo matungo wenda bashobora kuba bayajyanye nko mu isoko, hari agace akunda kwambukiraho mu buryo budasanzwe, bagashyiraho kino cyapa kikubwira ko uri umuyobozi w'ikinyabiziga ugiye kugera hafi y'akayira k'amatungo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatanu, kirabaza ngo ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenga abiri y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye amatara akurikira. Aya matara aravuga ngo itara ndangamubyimba, beka ngo itara ryerekana icyerekezo, seka ngo itara ndangaburumbarare, deka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ubundi ikinyabiziga ntikiba gishobora kugira amatara arenga abiri y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye hano mwa bino bisubizo bine baduhaye harimo igisubizo kimwe cy'ukuri. Gihitemo cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20 nka kino kizami kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye, ndakeka ko bamaze kugihitamo iso cy'ukuri, ndiza ko bamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. A ni igiso cy'ukuri, ikinyabiziga cyo gishobora kugira amatara arenze abiri, ndangaburumbarare, ndangamubyimba ndetse n'itara ryerekana icyerekezo. Niyo mpamvu hano duhisemo D ku bisubizo byose ari ukuri. A ni iso cy'ukuri, B ni iso cy'ukuri ndetse na C ni igisubizo cya nyacyo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatandatu, kirabaza ngo ubugari bwa romoroki ikuruwe n'igare cyangwa velomoteri ni burenze ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Ari ngo santimetero 25. Beka ngo metero imwe n'ibice santimetero 125. Seka ngo santimetero 45. Deka ngo nahiso cy'ukuri kirimo. Bino bibazo bashobora kukiguha babishyize muri metero. Niyo mpamvu nayo nanjye kuvuga ngo metero imwe n'ibice 25 ko ziko hari ikibazo babaza babishyize muri metero neza kino, ariko bino ngero bakazishyira muri metero akavuga ngo A metero 0 n'ibice 25, B metero imwe n'ibice 25, C metero 0 n'ibice 45. Rero ntibizakugore nibaramuka babishyize muri metero. Ndakeka ko rero hano bamaze gutema iso cy'ukuri, ndakeka ko bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta iso cy'ukuri kirimo. A ntabwo ari iso cy'ukuri, B ntabwo ari iso cy'ukuri ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya karindwi, kirabaza ngo icyapa cyerekana ko inzira giteye mu ntangiriro idakomeza kirangwa n'ikirango. Kuvuga ikirango ni kimwe no kuvuga ikimenyetso cy'amabara akurikira. Urabona ko ibyapa bakunda kubibaza haba mu buryo bw'amagambo haba mu buryo bw'amashusho. Ni ingenzi rero ko warebera video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda kugira ngo byere kujya bikugora. Ari ngo umukara n'umutuku, beka ngo umukara n'umweru, seka ngo umweru n'umutuku, deka ngo nahiso cy'ukuri kirimo. Ese kino cyapa cyerekana ko inzira giteye mu ntangiriro idakomeza kirangwa n'ikirango cyangwa ikimenyetso cy'amabara asuta. Ubwo ugiye kuvuga amabara agize kiriya kimenyetso, ese kiba gisute? Ndakeka ko wamaze guhitamo iso cy'ukuri, ndakeka ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C. Murabizi kiriya kirango kiba gikoze nkata, akarongo gahagaze gasa umweru, akari hejuru gatambitse gasa umutuku. Niyo mpamvu hano bavuze ko biba bifite amabara y'umweru n'umutuku. Ndakeka ko rumaze guhitamo rero C, ndizera ko rumaze kuyandika ku papuro. Utari wahisemo ibibazo biragaruka. Niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizame kiba kimaze gukorwa, nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya, ndizera ko urahita ugikora, ndizera ko urahita ucyandika ku gapapuro. Murabizi wakosora kino kizame kimwe gikozwe, wagerwaho mu kizame cyawe urakora mu kanya ukabona ibibazo 9 biragarutse byo mwa kino kizame kimwe kosoye. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo uri modoka yagenewe gutwara abantu ariko umubare wabo ntarengwa ukaba munsi y'abatandatu, umuyobozi abariwemo igomba kugira imikandara yo kurinda ibyago igenewe aba bakurikira. Igenewe bande? Aravuga ngo umuyobozi, B kavuga ngo umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere, C ngo ushobora no kugira imikandara ku zindi ntebe z'inyuma, D ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko amaze guhitamo iso cy'ukuri, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro.
hano iso cy'ukuri urabona ari ikihe? Rero hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Murabizi ziriya modoka zigenewe gutwara abantu ariko umubare wabo ntarenguka buri munsi ya 6 umuyobozi abariyemo, ubundi bigomba kugira imikandara. Murabizi imodoka yose bigomba kugira umukandara. Uw'umuyobozi w'ikinyabiziga yo aba ari itegeko, uyu mugenzi wicaye ku ntebe y'imbere nayo aba ari itegeko, ariko ziriya modoka zo ziba zishobora no kugira imikandara ku zindi ntebe z'inyuma. Niyo mpamvu hano duhisemo D ko ibisubizo byose ari ukuri. A ni igiso cy'ukuri, B ni igiso cy'ukuri ndetse na C ni igisubizo cya nyacyo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 9 kirabaza ngo romoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 zishobora gushyirwaho akagarurarumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Nibihe binyabiziga? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Aravuga ngo volomoteri, B ngo ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande, C ngo igare, D ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20 mwa kino kizami kiba kimaze gukorwa ari icyambere. Ariko ukeneye gukora rimwe ugahita utsinda, nta muntu udakeneye gukora rimwe. Ikintu ubusabwa weho ni kimwe, ni ukujya aho hasi hasa umukara handitse ngo subscribe ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda ikintu cyose cyagufasha kira kwa hino YouTube channel cyagufasha kwitegura kuzakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera kugiye utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga link kandi nawe ufite smartphone. Nashyiraho kiriya kibazo kiba kiri gukunda kuza ukajya urahita ubona notification ukakireba kugira ngo nikiramuka kije mu kizamura akora uhita ugikora. Nashyiraho isomo rero gufasha kumva neza bino bibazo biba bimaze gukorwa ugahita uribonera ku gihe, ahasigaye wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero kanda subscribe aho hasi kugira ngo uzakore rimwe uhita utsinda. Rero hano izo cy'ukuri nta kindi. Ese ni A volomoteri, ese ni B ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande, ese ni C igare, cyangwa ni D nta iso cy'ukuri kirimo? Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D nta iso cy'ukuri kirimo. A ntabwo ari iso cy'ukuri, B ntabwo ari iso cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Ariko mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Twandiki cyangwa uduhamagare ni kuri 078 935 16 26 tubigufashe. Mu kibazo cya 10 kikabaza ngo amatara maremare y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu ntera ikurikira ku binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125. Mu yihe ntera? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo icy'ukuri kimwe ucyandike ku papuro. Aravuga ngo intera ya metero 100, B ngo metero 75, C ngo metero 25, D ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni B metero 75, ikaba yamurika muri metero 75 igihe ijoro rikeye. Ndizera ko muzi guhitamo rero B, ndizera ko muzi kuyandika ku papuro. Utari wayihisemo ibibazo biragaruka, nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya, ndizera ko urahita ugikora. Niyo mpamvu sikibona abantu gukora rimwe hamwe na Rwanda Driving College TV byabaye nk'umuco. Ujya mu kizame wakosoye kino kizame, wagerwa mu kizame cyawe ukabona ibibazo 10 biragarutse byo mwa kino kizame kiba gikozwe, wagerwa ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ikinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana bifite imitambiko ibiri ikurikiranye mu bugari bwayo, ni ukuvuga imitambiko yihindukiza kucyo ifungiyeho uburebure bwabyo ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo rero? Hano ibisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo metero 11, B ngo metero 10, C ngo metero 7, D ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ariko nkwibutsa ko ukeneye kuba wajya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ukaba uri kubona hari isomo riri kukugora, ubyandika muri comment zanyu zose ndazisoma nkareba amasomo mwagiye munsaba nkayategura amasomo nkayakurikizaho, mwazagerwaho mugakora rimwe mugahita mutsinda. Rero mutwandikira ngo muduhamagare
mu gihe muri kubona hari ibintu biri kubagora muhitubwire tubategurireho amasomo kugira ngo nimugerwaho muzakore rimwe muhite mutsinda. Umuntu watwandikiye cyangwa akaduhamagara ni umuntu uba uri kubura agahe gatoya ngo agiye gukora, ariko wewe ikintu uba usabwa ni ukubyandika muri komenti nkaguteguraho iryo somo wazagerwaho gukora rimwe ugahita utsinda. Rero hano isomo cy'ukuri nta kindi ni metero 7. Ndakeka ko muzwitamo rero se, ndakeka ko muzuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 12 kirabaza ngo bumwe muri ubu bwoko bwa feri ituma imodoka iguma aho iri uko yaba yikoreye kose ku muzamuko cyangwa ku gacuri bya 16%. Imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma niyo umuyobozi yaba atarimo. Ese nube bwoko bwa feri? Hano ibisubizo bine baduhaye. Araba ngo feri yo guhagarara umwanya munini, bega ngo feri y'urugendo, sega ngo feri yo gutabara, dega ngo nayiso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko amaze kwitemezo cy'ukuri, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko amaze kugitamo rero, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni A, feri yo guhagarara umwanya munini. Kubera iki duhisemo A ko feri yo guhagarara umwanya munini akaba ariyo gisubizo cy'ukuri? Hano batubwiye ngo bumwe mu bwoko bwa feri ituma imodoka igumaho iri uko yaba yikoreye kose ku kazamuko cyangwa gacuri bya 16%. Imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kugera ku buryo bw'ibyuma niyo umuyobozi yaba atarimo. Ese ko bakubwiye ngo niyo umuyobozi yaba atarimo, iyo umuyobozi w'ikinyabiziga atari mu kinyabiziga kiba kiri kugenda? Oya, ahubwo kiba gihagaze. Niyo mpamvu hano durahita duhitamo A, feri yo guhagarara umwanya munini. Ndizera ko muzwitamo rero A, ndizera ko muzi kuyandika ku gapapuro. Utari wahisemo ibibazo biraza, ndizera ko kiramutse kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ibinyabiziga bifite ubugari bufite ibipimo bikurikira bigomba kugira amatara ndangaburumbarare. Ibihe bipimo? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Aravuga ngo metero 3, bega ngo metero 2 na santimetero 50, sega ngo metero 1 na santimetero 10, dega ngo nayiso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Kino kibazo bashobora kukikubaza mu bundi buryo, bagafata zino metero bakazishyira muri santimetero ntibizakugore, bakavuga ngo A santimetero 300, B santimetero 250, C santimetero 110, ntibizakugore. Cyangwa se bagafata zira santimetero bakazishyira muri metero, bakavuga ngo A metero 3, B metero 2 n'ibice 50, C metero 1 n'ibice 10, ntibizakugora. Ikintu bazaba bakoze no guhindura ingero. Ubonye biri kugora ibintu byo guhindura ingero, ubyandika muri comment ugakanda subscribe, nkaguteguraho iryo somo ukazaribonera ku gihe mu gihe ndishyizeho. Hano iso cy'ukuri ndakeka ko amaze kugitamo, ndiza ko amaze kuyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta iso cy'ukuri kirimo. Iki gisubizo cyakagombye kuba cyanyacyo abari metero 2 na santimetero 10. Narabibabwiye ko hano bavuze ngo nta iso cy'ukuri kirimo, ngiye kujya mbereka igiso cyanyacyo mu gihe cyaba gihari. Hari gihe aba nta giso cy'ukuri kirimo kuko nta gihari, ariko mu gihe gihari nzajya mpita nyibereka. Rero icy'ukuri kiba kigomba kuba ari metero 2 na santimetero 10. Nubona bashyizeho metero 2 na santimetero 10 uzahita uhitamo icyo nicyo kizaba ari igisubizo cyanyacyo. Hano hari metero 2 na santimetero 10 uri kubonamo? Oya, niyo mpamvu hano bavuze ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 14 kirabaza ngo, itegereze neza, kirabaza ngo nta tara rimwe cyangwa akagarura bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kiba kiri hasi ibipimo bikurikira kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo? Aravuga ngo santimetero 30, bega ngo santimetero 20, sega ngo santimetero 50, deka ngo nayiso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Ndizera ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Rero hano igiso cy'ukuri nta kindi, hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta igiso cy'ukuri kirimo. Ndizera ko aramuzwe hitamo
D ko nta gisozo cy'ukuri kirimo, ndizera ko uramutse kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 15 kirabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora abonye otobisi iri kuva aho zagenewe guhagararwamo. Ese wakora iki umuyobozi w'ikinyabiziga ubonye otobisi iri kuva aho zagenewe guhagararwamo? Aravuga ngo gukomeza iruhande kuko ufite uburenganzira bwo gukomeza. Mbega ngo ugabanya umuvuduko maze ureke ikomeze. Sega ngo gerageza unyureho kugira ngo atagutinza. Deka ngo menyesha umuyobozi wa otobisi aguhe inzira. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20 mwa kino kizami kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kihe? Ndizera ko amaze kugitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni ni B. Ugomba kugabanya umuvuduko maze ureke ikomeze. Narababwiye nujya mu kizami ukabona mu bisubizo bine baguhaye harimo icyerekeye ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko, ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. Ntabwo nakubwiye ko 100% bari igisozo cya nyacyo, ariko nka 90% iyo ugihisemo gikunda kuba ari igisubizo cya nyacyo. Iyo uri kubona nta kindi gisubizo kiwizeyemo ugiye tuhitamo icyerekeye kugabanya umuvuduko, icyerekeye kuba umuyobozi w'ikinyabiziga yahagarara, bikunda kuba ari ibisubizo bya nyabyo. Narababwiye ko hano tuba turi gukosora ikizame ariko tukareba n'ibindi bibazo bishamikiyeho kugira ngo wumve byinshi, tukanakubwira n'ibanga ryagufasha ko wakora ikizame ugakora rimwe ugahita utsinda. Niyo mpamvu usigaye ubona gukora rimwe na Rwanda Driving College TV byabaye nk'umuco. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe ahuye n'ikinyabiziga cyakije itara ry'umuhondo rimyatsa. Ese ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo icy'ukuri kimwe ucyandike ku gapapuro. Araba mu gihe ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo kitagishoboye kugenda. Mbega ngo mu gihe ikinyabiziga ndakumirwa giturutse mu kindi cyerekezo. Sega ngo mu gihe ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo cyihuta. Dega ngo kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko igisozo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisozo cyanyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri rero nta kindi ni D, ugomba kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Naye maze kubikubwira ku kibazo cyo hejuru, wishe kino kibazo waba waruntengushye. Abikubwiye mu bisubizo bine baguhaye ubonye nta kisubizo wizeyemo 100%, uhitamo icyerekeye ngo kugabanya umuvuduko guhagarara gikunda kuba ari igisubizo cyanyacyo. Ndakeka ko namaze guhitamo rero D, kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Ndakeka ko namaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tatuje gukosora kino kizame kiba cyakozwe kugira ngo nugire ko uzakore rimwe witutsinda. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo utureba nyuma dukoreshwa. Ese wari wagenda mu modoka ukabona hari akantu kameze nk'akirori kari imbere umuyobozi w'ikinyabiziga bari kureberamo? Ese turandi two bitutureba nyuma dukoreshwa ryari? Aravuga ngo kwireba. Ushaka kwireba, mbega ngo kugenzura ibigenda mu muhanda inyuma. Sega ngo kureba abicaye inyuma, ubwo birumvikana ni mu kinyabiziga. Dega ngo nta iso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cyanyacyo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko igisozo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni B, kugenzura ibigenda mu muhanda inyuma. Ndakeka ko wamaze guhitamo rero B, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Tureba nyuma dukoreshwa kugira ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agenzure ibiri kugendera mu muhanda inyuma. Ndakeka ko wamaze guhitamo rero B, ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Ariko mbibutsa ko code ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 078 935 16 26 kumufashe kubona code mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu.
iyo ufite ibisabwa iminota 3 mba maze kugushakira kode, itariki ushaka ndetse n'amasaha ushaka. Noneho nabona umaze gushaka kode, ikintu cyose cyagufasha nkagenda kiguhera ku gihe kugira ngo nugire ko uzakore rimwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Kanyandikira kuri WhatsApp ikintu cyose cyagufasha nkagenda kiguhera ku gihe. Rero mutwandikira cyangwa muduhamagare kuri izo nimero ahasigaye tubigufashe. Mukeneye kwiga mu buryo bwa online, uri kure bitagukunda gusa twigane mu shusho bitewe n'akazi ukora cyangwa bitewe n'amasaha ubonekaho ku munsi. Turaboneka tukakwigisha, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza cyane, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikira cyangwa muduhamagare ni kuri 078 935 16 26. Ibyo byose tubigufashemo. Hano rero igisubizo cy'ukuri ndakeka ko nuzwitamo B, ndizera ko namaze kuyandika ugapapuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo kuki abanyamaguru batemerewe kwambuka umuhanda mu ikoni cyangwa hafi y'imodoka ihagaze. Birumvikana ubundi ninjye nakifuje ko n'abantu batari kwitegura gutwara ibinyabiziga bakagombye kujya biga amategeko y'umuhanda, kuko hari amakosa bakora ngo ingaruka ku bindi binyabiziga, mbega ngo ingaruka ku bandi bakoresha umuhanda. Siga ngo abandi bayobozi b'ibinyabiziga baza bashobora kutabona abambuka umuhanda. Deka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ubwo A ikaba ari igisozo cy'ukuri, B ikaba ari igisozo cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko igisozo cy'ukuri bamaze kugitamo, ndizera ko igisozo cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni C. Abandi bayobozi b'ibinyabiziga baza bashobora kutabona abambuka umuhanda. Uri umugenzi, imodoka irahagaze, uyiciye imbere, wambutse umuhanda. Umuyobozi w'ikinyabiziga ari kuza asanga iyo modoka ihagaze, warahita abona ko iyo modoka ihagaze, ntabwo aratekereza ko irahita igenda. Ubwo warakomeza azire ku muvuduko uri hejuru. Rero niwihura mu muhanda bashobora guhita bakugonga. Noneho kwambukira mu ikoni, naho urabizi mu ikoni ntabwo umuyobozi w'ikinyabiziga bari kureba mu ntera runaka, kandi murabizi ikinyabiziga kiba kiri kwihuta. Wambukiye mu ikoni ntabwo yari kukubona, ahise abona watangiye kwambuka umuhanda, bishobora kumuteza ibyago. Bino byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu mugomba kwitonda. Rero abandi bayobozi b'ibinyabiziga baza bashobora kutabona abambuka umuhanda, niyo mpamvu biba bibujijwe. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo umurongo uciyemo uduce umenyesha ahegereye umurongo ushobora kuzwa n'uturanga gukata tw'ibara ryera, ku turanga cyerekezo tumenyesha. Ese tumenyesha iki? Hano ibisubizo bine baduhaye. Ngo igisate cy'umuhanda abayobozi bagomba gukurikira. Mbega ngo hegereye umurongo ukomeje. Sega ngo igabanirwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. Deka ngo A na C nibyo. A igisate cy'umuhanda abayobozi bagomba gukurikira, na C igabanirwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo, bikaba ari ibisubizo bya nyabyo. Hano urabona igisozo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni C, ni igabanirwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe mu kino kizami cy'uyu munsi cyabaza ngo ahantu ho kugenda mu muhanda herekanwa n'ibimenyetso bimurika, ngo ni ukuvuga feruje, ibinyabiziga bishobora kuhagenda ngo biteganye, ngo kimwe kiri iburyo ikindi kiri ibumoso. B ku murongo umwe, kimwe kiri imbere ikindi kiri inyuma. C ngo A na B nibyo. D ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisozo cy'ukuri cyanye cyari ikemwe bino bisubizo bine baduhaye. Rero hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko nuzwitamo D, ko nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko nuzwiyandika ku papuro, kuko birashoboka ko hari imihanda aba ari nk'imihanda ibiri ijya mu cyerekezo kimwe. Rero kimwe biba bishobora kuhagarara, kimwe kiri mu ruhande rw'iburyo ikindi kiri mu ruhande rw'ibumoso, bikaba biteganye. Ku murongo umwe kimwe kiri imbere ikindi kiri inyuma, nabyo birashoboka cyane. Niyo mpamvu kandi bari batubwiye ngo ntibishobora kuhagenda, kandi bishobora kuhagenda. Niyo mpamvu hano duhisemo ko nta gisozo cy'ukuri kirimo. Uri hafi gukora, ukeneye gukora rimwe ugahita utsinda, jya aho hasi handitse subscribe hasi umukara wakande, kugira ngo ikintu cyose ndagenda shyiraho ujye ukibonera ku gihe. Nkomeje gushimira abantu mwavuye gukora mukagaruka mukadushimira, tumubona ko hari ikintu turi gukora. Niyo mpamvu ikintu cyose cyagufasha ko wajya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda, uzajya uhita ukibonera ku gihe kwa hino YouTube channel yanyu. W'ikintu busabwa no gukanda subscribe aho hasi. Ukeneye kode, ukeneye kwiga mu buryo bwa online,
twarishyura cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 355 16 tubigufashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha abantu muri hafi gukora amahirwe masa.